Muraho neza abantu mukurikirana ibiganiro bya Ngabo Empire. Uyu ni Ngabo nyirizina, amahoro y'Imana abane namwe. Wowe rero wakoze subscribe turagushimiye, nawe utari wayikora iki nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Rero aka kanya tugiye gukora ikiganiro kivuga gukuna cyangwa se guca imyeyo. Uyu akaba ari umuco w'Abanyarwandakazi, umuco bakora, turababwira akamaro kawo ndetse n'igihe cya nyacyo cyo kubikora, ndetse n'ibikoresho wakoresha kugira ngo ukore uyu muco, kuko ni mwiza cyane. Bana mukiri batoya guhera ku myaka 12 b'abakobwa ukazamura, ni ngombwa kugira ngo iki kiganiro mugikurikire, kubera yuko ababyeyi benshi ikigero cyinshi ku ijana bagira isoni ryo kubibasobanurira, ndetse n'abantu mutakoze uyu muco wo gukuna cyangwa se guca imyeyo. Ni ngombwa kugira ngo uyu muco muwutege amatwi muwumve, kuko namwe haracyari ibyiringiro yuko mwabikora bigakunda. Imyaka waba ufite iyo ari yo yose, nukurikiza ibyo ndi kuvuga, nukurikiza ibyo ndi kubabwira, ibi wabikora bigakunda. Rero wowe ukoze subscribe turagushimiye, wowe utari wayikora iki nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho uherereye hose mu Rwanda, mu ntara zose ndetse n'umujyi wa Kigali, turabashimiye kandi turabakunda cyane. Abantu muri za Amerika y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru, za Canada, mwese turabakunda. Abantu muri Iburayi, abari muri Afurika mu bihugu bitandukanye, mu bihugu bya SADC, mwese turabashimiye. Za Zambia, za Mozambique, za Zimbabwe na za South Africa, mwese turabashimiye. Abari muri Congo, Abagande, Abatanzania, Abarundi tutabasize cyane cyane turabashimiye. Tugiye kubigisha rero uyu muco wo gukuna kugira ngo namwe ubagirire akamaro, mumenye ibyo ari byo, mumenye uko bikorwa, mumenye ndetse n'umumaro wabyo. Rero twabivuze, ababyeyi benshi bagira isoni ryo kunanirwa kubwira abana babo bageze igihe guhera ku myaka 12. Abana bageze igihe cyo kujya mu mihango guhera ku myaka 12 kugeza ku myaka 14, nicyo gihe cyiza cyo gukuna. Rero iyo umubyeyi atatinyutse ngo abikubwire, akubwire akamaro kabyo n'icyo bizafasha ndetse n'igipimo wagezaho, niyo mpamvu usanga abana benshi bagiye gushaka, usanga bashatse batarakunye, kubera ko ababyeyi babo batabiyegereje ngo babasobanurire uyu muco n'uyu muhango, ugasanga bagiye bameze uko. Ndetse ikindi ni ngombwa kugira ngo abo bana bamenye ko hari igihe usanga umuntu ugasanga ntakunda ibyo bintu bimeze gutyo, ugasanga ntakunda umuntu ukunnye. Niyo mpamvu rero tubasobanurira ngo ugomba byibuze kubica mu rugero, ukareba uru rutoki rwa musumba zose, ukareba nko mu kagingo ka kabiri, akaba ari mwugeza. Kushaka gusanga uwo muntu adakunda uwo muco, yasanga ari tugufi gutyo, sawa, cyangwa se yaba akunda uwo muco agasanga turesha gutyo, nabwo ni sawa. Rero niyo mpamvu tubakangurira kugira ngo mumenye uko iki gikorwa ndetse ni bande bagikora. Ni abakobwa bose. Mbese ni ukubera iki abantu bumva ko gukuna ari byiza? Ni ukubera yuko ubundi iriya myanya y'ibanga, igihe cyose wicaye cyangwa se ugeze ku gatanda ugiye kubyara, ni ukuvuga ngo iriya myanya y'ibanga yaba yasamye. Ariko igihe wakoze uriya muco haba hatwikiriye, ni ukuvuga ngo haba hatwikiriye, ya mishini iragenda ikahapfundikira ku buryo utareba mu nda, naho iyo ntayo wareba mu nda. Icyo tucyumvikanyeho. Ikindi cya kabiri, umuntu waciye imyeyo byorohera umugabo
gushakisha amavangingo byorohera kumunyaza. Ni ukuvuga ngo byorohera kujya muri icyo gikorwa akarekura amavangingo. Iki turi kucyumvikanaho, bimworohera gushakisha amavangingo kuko ajya mu gikorwa yashibura amavangingo agahita yirekura, kuko igihe bari mu gikorwa cyo guca iyo myeyo cyo gukuna, barakururaga imikaya ndetse n'imitsi na twa twenge twose tugafunguka, ku buryo kurekura amavangingo bimworohera. Iki nacyo nizere yuko mucyumvise neza. Niyo mpamvu umuntu waciye imyeyo, kugira ngo yinjire muri mudu neza w'umumama w'umubyeyi, ni ukuvuga ngo umugabo akorakora kuri ya mishino akamukaresa, akaba ariho akora. Noneho mu gihe ari kuhakorakora we, ni ukuvuga ngo ahita ajya muri mudu, akabona ububobere, y'amazi akaza, y'amavangingo akaza, noneho akinjira mu gikorwa ameze neza. Naho utarayiciye, utarakoze icyo gikorwa we, ni ukuvuga ngo umugabo biramugora, ashira uwo muntu muri mudu, akamushyira muri mudu ye, akaza no kumunyaza yamunyaza bigakunda, ariko nyine biragorana, ntabwo byakoroha nk'umuntu waciye iyo myeyo. Kandi umuntu waciye imyeyo yinjira mu gikorwa, aryoherwa n'igikorwa neza, acyumva vuba, kubera yuko umugabo aba ari gukora kuri ya mishino, cyangwa se mu gihe bari mu gikorwa nyirizina, igitsina cy'umugabo kigenda kiyikoraho. Noneho yajya kumunyaza, niho akora kuri ya mintuza, yashibura, ubwo akarekura amavangingo. Byumvikane ko umwana impamvu bamubwira ngo abikora akiri muto, atari yajya mu mihango, ni uko umubiri we uba ucyoroshye atari yajya mu mihango. N'ibikoresho byo kugira ngo akune biba byoroshye kurusha igihe yagiye mu mihango. Ni ukuvuga ngo umwana utari wajya mu mihango gukuna byakoroha, kuko akiva mu buriri abyutse agomba guhita ajya koga. Iyo afite utuzi dushushe yakurura twa tuntu tumeze nk'udutwi, udutwi tubiri ku mpande n'udutoki, agakurura gake gake, akabikora nk'iminota 15 mu gitondo no ku mugoroba. Igihe cy'iminsi 10 ku mwana biba byarangiye, nta n'ikindi kintu ashizeho. Ariko igihe wabaye mukuru, birasaba kugira ngo ube ufite imiti, nayo turaza kuyibabwira. Rero iyo ugiye guca iyo myeyo cyangwa se gukuna, ubigenza ute? Ni ukuvuga ngo urasutama, ugacisha amaboko hano inyuma ku kibuno cyangwa se munsi y'ukuguru, ukadukurura, tuba ari 2 utwumva, twita imishino, ugakurura gake 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 nk'uri kutunanura. Nuko kugira ngo umenye ko twageze aho ushaka, bitewe n'aho ushaka, upimaho urutoki rwa musumba zose, uru rurerure bari intoki ufite uba ari urwa 3, aho wahera hose. Iyo rero ushaka birefu cyangwa se birebire, ureba upima urwo rutoki rwose, byaresha narwo ukarekeraho, cyangwa se waba ushaka tugufi ukageza mu rugingo rwa 2 uhereye kurwara. Nguko rero uko bikorwa. Noneho rero sasa ku bantu bakuru bifuza gukora icyo gikorwa, kugira ngo nabo bate kujya babura amavangingo, kugira nabo kuyashaka bijye biroroha, ndetse no kubashira muri mudu bijye biroroha, dore imiti wakwifashisha. Ni ukuvuga ngo weho uragenda ugakaraba intoki kandi ukaba waciye inzara. Twabigishije uko umuntu asutama. Ntugire ubute kubera kuri mukuru, ukabikora mu gitondo no ku mugoroba. Iyo rero uzabikora igihe kirekire nk'ukwezi 1, 2, 3, ushobora kwifashisha utuvuta tw'inka gusa, ukajya urakurura ya minota 10 ugiye koga, warangiza
ukikomereza ubuzima bwawe no ku mugoroba bikagenda uko. Noneho igihe wumva ushaka kugira ngo bigire vuba, uragenda ugafata intobo ukazisekura, intoboto muri kuzibona, ukazisekura, wamara kuzisekura ukazanika. Iyo zimaze kuma urongera ugasekura, ka gafuka kaba agafuka kayungurura, warangiza ukakavanga n'amavuta y'inka, ukagenda ukora utubumbe utubumbe. Noneho twa tubumbe nitwo ugenda usyonyoraho, ukagenda ufata kuri ya mishino urakurura gake gake, nuko ubundi ukaba urakunnye mu gihe gitoya kitarenze iminsi 15 20, nawe mukuru biba byaje. Impamvu wowe mukuru wagiye mu mihango tukubwiye ziriya ntobotobo ziraryana ku buryo iyo uzihakojeje uri gukurura iriya mishino iratumba. Uko itumba rero niba ari wabikoze mu gitondo, ku mugoroba ukajyaho ukongera ugakurura, bya bindi byawe byatumbye birarambuka, noneho ukagira miremire kugira ngo nawe uzabashe kujya mu gikorwa nyirizina. Rero sasa niyo udashaka gukoresha izo ntobotobo, hari n'indi miti myinshi irahari, uzagenda ubyumva ku biganiro tuzabakorera bigiye bitandukanye. Ariko nawe mukuru ufashe utuvuta tw'inka, ibi wabikora ukwezi kumwe, ukwa kabiri waba wararangije gukuna. Reka rero abantu mutakoze uyu muco mubyumvireho, kuko umugore cyangwa se umukobwa utarakoze uyu muco, iyo ahuye n'umugabo atarakoze uyu muco, baravuga ngo uyu mugore ni igikweto, uyu mugore ni bote, uyu mugore ni igishara, bamwita amazina menshi, kubera yuko muri cya gikorwa cy'umushyikirano w'abashakanye arusha umugabo. Ugasanga ari kubaza umugabo ati mbese uri kumva hari ububobere, kandi umugabo nawe ubwe bwite yagakwiye kubyibonera, kubera yuko iyo umuntu bamunyaje akarekura amavangingo n'uburiri yabutosa kurusha umwana wanyaye. Rero iki nicyo gihe kugira ngo bana mwese mubyumve, muri mu biruhuko, aba ababyeyi banyu batinye kubibwira, kugenda ugashaka utuvuta tw'inka ukatwigurira, warangiza ukajya urakurura iyo mishino gake gake, ukwezi gushira ibintu byaragiye mu buryo. Ntago ari ngombwa ngo utegereze umubyeyi wawe, ibi ngibi mbikubwiye uri kubyumva. N'ikimenyimenyi nkubwire uko uzabibona ko ku ishuri babikora. Ujya kubona ukabona ni nko mu mugoroba, abandi bararyamye, ariko abandi ukabona ku gitanda bicaye basutamye bari gukurura gake gake, na mu gitondo bikabuko bakagenda bagakurura. Rero byikorere wa mwana we, utazarinda ubwo ujya gutanga amafaranga ngo babigukorere, kandi abantu bagiye kubigukorera utabizeye. Bashobora kukwanduza indwara zandurira mu gukomeretsanya, za sida n'izindi. Rero byikorere wa mwana we, ibi mbikubwiye hakiri kare. Nawe muntu mukuru byikorere gake gake, kugira ngo ya mavangingo mwirirwaga muranyandikira ngo ntabwo azahaza dukeya aboneke. None ahubwo igihe wabikoze akaba make, ukanyandikira kuri WhatsApp kuri 0788474051, noneho nkakubwira umuti utuma noneho ayo mavangingo aza ari menshi. Nizere ko rero mwakurikiranye ikiganiro, mwumvise ko ibiganiro byacu ni ibiganiro by'ingenzi. Nyabuna kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitajya bigucika, kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Niyo mpamvu tukubwira kora subscribe buri uko tugishizeho, ujye ubona ko ikiganiro tugishizeho ubashe kugikurikirana. Rero ndabashimiye. Icyo utumvise wanyandikira kuri WhatsApp ukambaza, umuti waba ukeneye wanyandikira ukawumbaza, ubundi tukagufasha. Amahoro y'Imana abane nawe aho waba uherereye hose. Rero tuzahurire mu biganiro by'ubutaha.
weho kora subscribe.